reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye radio One Nation n'ijwi rya Diapora Nyarwanda. Uyu munsi nanone turongera tuganire kuri uyu munsi wo kuwa gatanu itariki 7 z'ukwezi kwa Gashyantare 2020. Hari inkuru muri iki cyumweru benshi mu banyarwanda baba batuye hano mu Rwanda baba batuye hanze y'u Rwanda babonye ijyanye n'abanyarwanda cyangwa se umuryango w'abanyarwanda baba muri Turkiya yuko guhera ku itariki ya 31 Mutarama kugeza ku ya 2 Gashyantare 2020 bateraniye mu mujyi wa Doce uherereye mu birometero 250 uvuye mu murwa mukuru Ankara mu nteko rusange ngarukamwaka banizihiza umunsi w'intwari. Kugira ngo murabizi ko buri tariki ya 1 Gashyantare mu Rwanda twizihiza umunsi w'intwari, baboneraho ndetse no gutora abayobozi bashya. Iki ni igikorwa cyari cyateguwe na ambasade y'u Rwanda muri Turkiya, umuryango w'abanyarwanda baba muri icyo gihugu ndetse ku bufatanye na kaminuza ya Doce. Kuri uyu mugoroba dufite amahirwe yo kuba turi kumwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Turkiya ku murongo wa telefone, yitwa Williams Nkurunziza. Honorable Ambassador, muratwumva neza? Muraho? Turaho, turabumva neza. Yego, aho ngaho muri Turkiya mumeze mute? Tumeze neza, nta kibazo. Yego. Harakonje ariko ntabwo dufite imvura nyinshi nk'iyo mufite mu Rwanda. Aho ngaho ntabwo amazu ari kugenda nk'uko hano bimeze. Dufite ubukonje bwinshi. Yego. Ariko ntabwo turi mu byago nk'ibyo mumazemo iminsi. Mukomere kabisa. Yego. Umuntu rero yavuga ko ububanyi n'amahanga bw'iki gihugu muhagarariye u Rwanda muri Turkiya, ariko ububanyi n'amahanga hagati y'u Rwanda nk'abaruhagarariye iyo ngiyo ndetse n'iki gihugu cya Turkiya, mubona mu mibanire bihagaze biti? Umubano hagati y'u Rwanda na Turkiya umeze neza, ukaba ushingiye kuri za ambasade zafunguwe mu bihugu byombi. Aho ambasade y'u Rwanda nk'uko mubizi yafunguwe muri 2013, naho ambasade ya Turkiya igafungurwa i Kigali muri 2014. Umubano hagati y'ibihugu byacu kandi ukaba ushingiye ku migenderanire hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi ndetse n'ubucuruzi n'ishoramari, bikaba bikomeza gutera imbere. Navuga ko abanyarwanda bamaze kumenya isoko rya Turkiya ndetse n'abaturukiya bamaze kujya bazana ibikorwa byabo mu Rwanda bari mu buryo bw'ubucuruzi n'ishoramari. Ubu ngubu nk'uko mushobora kuba mwarabyumvise, ishoramari ry'abaturukiya mu Rwanda rihagaze kuri miliyoni hafi 400 z'amadolari. Kandi ikindi kiranga umubano wacu ni ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu burezi, aho ubu ngubu abana b'abanyarwanda biga muri Turkiya bakaba hafi 400 gufasha abana bari muri Turkiya na Cyprus ya ruguru, kandi biga mu mashuri ya kaminuza cyane cyane muri areas za science. Honorable Ambassador, ngira ngo muherutse kwizihiza umunsi w'intwari ejo bundi, ngira ngo natangiye mbibwira abadukurikiye muri aka kanya, ariko byari bimeze bite ku buryo wenda utaruhari yakumva uko byari byifashe? Byari byifashe neza. Mu kwizihiza umunsi mukuru w'intwari, abanyarwanda batuye muri Turkiya n'inshuti z'u Rwanda bakoze ibikorwa bitandukanye kwizihiza uwo munsi. Icyambere twakoze umuganda dufatanyije n'abayobozi ba kaminuza
yaduzije. Hanyuma habaye irushanwa ry'umupira w'amaguru yitiriwe ubutwari, aho ikipe yari igizwe n'abanyeshuri b'abanyarwanda yatwaye igikombe itsinze ikipe yakozwe n'abanyeshuri n'abakozi ba kaminuza ya Duzike. Ikindi intore zigizwe n'abanyeshuri abanyeshuri b'abanyarwanda biga muri Turkiya zaratubyiniye zishyushya urugamba. Hanyuma nimugoroba twagize ibiganiro ku butwari tubifashijwemo n'inshuti zavuye i Kigali. Hanyuma tuza no kureba film iyi ngiyi imaze iminsi yerekanwa The 600 igaragaza ubutwari bw'abasirikare b'inkotanyi bari mu ngoro y'inteko nshinga amategeko ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga, bitanze batanze n'umusanzu ukomeye mu guhagarika jenoside yafatanyije na bagenzi babo. Mu bindi mu butumwa bwatanzwe ku munsi w'intwari havuzweho yuko abanyarwanda dukwiye gufatanya kubaka igihugu, gufasha guverinoma muri gahunda zigamije iterambere n'imibereho myiza y'abanyarwanda. Yewe twasabye n'urubyiruko yuko bakura isomo rikomeye mu bikorwa by'intwari z'u Rwanda, cyane cyane abitanze bagatanga ubuzima bwabo kugira ngo bahoreye igihugu cyacu. Hanyuma ubwitabire rero bwari buhagaze bute kuri diaspora y'aho ngaho muri Turkiya? Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda barenga 150 nibo bitabiriye iki gikorwa cyo kwizihiza umunsi w'intwari. Ngira ngo wari umunsi mwiza, abantu barishimye. Hanyuma iyo urebye rero nk'umuntu uri aho ngaho unahagarariye u Rwanda, urumva unahura n'abanyarwanda baho mu bikorwa bya buri munsi, ubona ari nk'uhe mwihariko wa diaspora nyarwanda yaho muri Turkiya ugereranyije n'izindi z'ahandi, niba hari uhari? Diaspora muri Turkiya igizwe n'urubyiruko ndetse rugizwe n'abanyeshuri benshi. Mu banyarwanda bari inaha ngaha bakaba hafi 400, ibice 98% n'abanyeshuri. Abenshi bafite imiryango yabo mu Rwanda, akaba ari abana bagifite imyumvire myiza ijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu. Ariko kubera yuko ari abana bakiga bari mu mashuri, ambasade ibahora hafi kugira ngo ikomeze gukorana nabo mu kwiyubaka no mu nshingano zabo zo kwiga bafite zabazanye hanga muri gihugu kugira ngo baze kuvoma mu isoko ry'ubumenyi iki gihugu gifite. Ngira ngo ubwo mwizizaga uyu munsi w'intwari mwanatoye komite nshya ya diaspora y'aho ngaho, byari byifashe bite byo? Byagenze neza. Amatora yagenze neza, yakozwe muri transparency, muri democracy. Abanyarwanda
bishatsemo mu buryo buri democratic, bishatsemo abayobozi kandi mu buryo bwisanzuye. Abanyarwanda wenda bashobora kuba badukurikiye harimo abari mu Rwanda wenda bo bataragera hanze nabo wenda ngo babe muri diaspora nyarwanda, babe mu ntara ya gatandatu, ariko inaha tumenyereye ko amatora akorwa wenda yaba y'umukuru w'igihugu cyangwa se abadepite cyangwa n'izindi nzego. Ayaho ngaho umuntu ashobora kugira amatsiko, ayo muri diaspora amatora agenda ate, akorwa ate ubundi? Amatora akorwa ushingiye uko abanyamuryango b'abanyarwanda b'ahangaha babifuza kuyakora bashingiye kuri demokarasi n'ubwisanzure. Abantu baraterana, ushaka kuba umuyobozi akiyamamaza, abandi bakamutora. Nuko nguko bigenda, ni hafi nk'uko bikorwa no mu Rwanda. Ushaka gutorwa ariyerekana, akiyamamaza, akemera yuko abantu bamutora. Natwe nuko nguko tubigenza ahangaha. Hanyuma komite yo yari icyuye igihe, yari imaze igihe kingana gute manda yayo, ubwo niba ariko twavuga yareshyaga ite? Manda ya komite y'abanyarwanda ahangaha muri Turkiya ni umwaka umwe. Abacyuye igihe bari baragiyeho muri Gashyantare 2019, ubu ngubu bakaba bari bamaze umwaka umwe bakora. Impamvu bigenda bityo nuko abanyeshuri baraza bakagenda, so nicyo gituma abantu bakora umwaka umwe noneho bagahererekanya. Ngira ngo iki gikorwa ubwo mwagikoraga mwagiteguye nka ambasade y'u Rwanda n'umuryango w'abanyarwanda baba muri icyo gihugu, ariko nanone ku bufatanye na kaminuza ya Doci. Kuki uyu mwaka mwahisemo kwifatanya n'iyi kaminuza mu kwizihiza uyu munsi w'intwari? Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Kaminuza ya Doci ni imwe muri za kaminuza muri Turkiya zifitanye umubano mwiza na ambasade. Ntabwo ari yo yonyine, hari n'izindi nyinshi, ariko navuga ko impamvu yatumye dufatanya nabo nuko icyambere abayobozi babo ni inshuti zacu, ariko kandi nayo university ni nayo kaminuza muri Turkiya irimo abanyarwanda benshi. Irimo abanyarwanda 30 biga ibintu bitandukanye, kuva mu buvuzi, ubwubatsi, ububanyi mpuzamahanga, ubucuruzi n'ibindi. Ariko kandi bakaba bishimiye kuba bafatanya natwe kwizihiza uwo munsi, cyane cyane kubera yuko umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Doci uretse yuko hari abanyeshuri benshi, yasuye u Rwanda, araruzi, yararukunze, yagezeyo, yumva ibyo dukora cyane cyane nk'umuganda, abayo yabishimye, araza agarutse ku ishuri arabitangira. Ubu ngubu kuri iyo kaminuza buri kwezi bakora umuganda kandi bawita umuganda. Ntabwo bari bawushakira irindi zina mu rurimi rwabo. So ni abantu b'inshuti, hari abanyeshuri benshi, so twasanze ari byiza yuko twafatanya nabo, cyane cyane kubera yuko babishakaga. Muri iyo minsi yose twatangiye ibikorwa ku itariki 31, umukuru wa university wa kaminuza na bagenzi be bari bahari, twari turi kumwe kugeza igihe ibikorwa byose byo kwizihiza umunsi w'intwari byarangiye, bahari bifatanyije natwe kandi babyishimiye.
nabonye hari n'agace ngo kahariwe u Rwanda mwita mu Rwanda muri iyo kaminuza. cyane rwose twakoze umuganda dutera ibiti bashyiraho icyapa aravuga ngo iyo ni Rwanda Park. Yego. So izahoraho iteka ryose hanyuma muri kaminuza ari urwibutso rw'umubano mwiza dufitanye nabo urukundo bafitiye u Rwanda. Twaganire byinshi kuri iki gikorwa mwari mwateguye, ariko nka ambasade y'u Rwanda wenda iki ni kimwe mu bikorwa muba muteganya, ariko muri rusange ishusho y'uyu mwaka turi muri vision 2020, gahunda mufite mwebwe nka ambasade ariko nanone nk'umuryango w'abanyarwanda nyuma y'iki gikorwa ni iyihe? Tuzakomeza gukangurira abanyarwanda batuye muri Turkiya kugira uruhare mu iterambere ryabo nk'umuryango nyarwanda, ariko kandi n'iterambere ry'igihugu, ariko kandi n'akazi dushinzwe gukomeza gukangurira abaturukiya kugana u Rwanda baza gucuruza, baza n'ishoramari ari mu bukerarugendo. Ibyo byose ni ibintu tuzakomeza gukora uyu mwaka, kandi umubano uragenda ukomera kugira ngo ibyiza biri imbere. Dusoza rero Honorable Ambassador, ubutumwa mwaha bari babakurikiye kuri One Nation Radio muri aka kanya nubuhe? Murakoze Simeon. Ngira ngo muri make icyo navuga nuko twese abanyarwanda aho turi hose dukundane, maze ubwenge bwacu, umutima wacu, amaboko yacu tuyakoreshe kubakana no kubaka urwatubyaye. Murakoze cyane Simeon. Murakoze cyane namwe Ambassador. Ubwo ni Ambassador Williams Nkurunziza na ambasaderi w'u Rwanda muri Turkiya niwe twaganiraga. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro twagiranaga, yatubwiraga ku bijyanye nuko bizihije umunsi w'intwari hariya muri Turkiya, ndetse bakanatora na komite nshya, komite ya Diaspora Nyarwanda. Mwumvishe uko byagenze. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro, ubwo reka dukomeze tubifurize amahoro y'Imana.